Ikipe ya Rayon Sport yaraye itakaje igikombe cya shampiyona ya 2024 2025. Ikipe ya Rayon Sport izabona igikombe cyangwa se izagira amahoro ari uko Ferwafa iyoboye n'umuntu muzima, n'umuntu utagendera ku cyo bita amafaranga cyangwa se ngo agende aronda amakipe, agenda arobanura ndetse abasha no kuba yatsikamiriza amwe mu makipe adafite ubushobozi. Ikipe ya Rayon Sport iki gikombe cyayinaniye atari uko yabuze icyo twakwita ububasha cyangwa se ubushobozi, ahubwo nuko haje kuzamo ikintu bita iyibwa ndetse n'ubusambo bukabije, bikaza gutuma rero ikipe ya Rayon Sport biza kwigiraho ingaruka ku mukino wa nyuma. Kari agatego gakomeye cyane Ferwafa yari yakinye iyi kipe ya Rayon Sport, dore ko imikino yose ikipe ya Rayon Sport yakinye ariho bazanye abasifuzi mpuzamahanga, akaba aribo basifuye uyu mukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Vision, ariko bikaza kurangira ari ubusa ku busa. Iyi kipe ya Rayon Sport yayoboye urutonde rwa shampiyona rungana n'amezi akaba 8 gutyo 9, ugasanga rero itakaje igikombe ku munota wa nyuma. Ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye agahinda ku bakunzi ba Rayon Sport kabisa. Rero mwihangane, niko ibintu bigenda iyo hajemo akarengane, gusa uteye kwirenganya ikipe ya Rayon Sport byose yarabikoze. Abasaza bakoze ibyo bari bashoboye, ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport, abafana rwose twaritabiriye bihagije. Nta kintu dushinja ikipe yacu, ahubwo nuko hajemo kuza kubura ubutabera, bikaza gutuma rero dutakaza igikombe cyacu. Ese abasaza baraza gukurikizaho iki nyuma y'uko baje kubona ko batakaje igikombe cya shampiyona? Ese ni igiki cyitezwe inyuma y'ibi ngibi byo gutakaza igikombe cya shampiyona? Ni byinshi tugufitiye 5/5. wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ukibuka no gukanda like, ugatanga n'igitekerezo cyawe uko ubyumva. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twebwe ndetse n'umuryango wa Rayon Sport muri rusange. Uyu ni wo muryango wonyine ushobora kuba wakwinjiramo ukabasha kukugezaho amakuru meza rwose, amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru ya Rayon Sport. Nguhaye ikaze. Ikipe ya Rayon Sport itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu hagana saa 9 nibwo umukino watangiye kuri Kigali Pele Stadium. Wari umukino wari ukomeye cyane, dore ko ikipe ya Rayon Sport yari kurwanya no gushaka amanota 3 y'uyu munsi, kuko iyo iza kuba yayabona ibintu byaye biraza kugenda neza, ariko byarangiye umukino ubaye ubusa ku busa, bituma rero ikipe ya Rayon Sport itakaza amanota, ndetse n'umukino wa nyuma wari ushobora kuzayiha icyizere nawo bikaba byarangiye ibintu bibaye bibi. Ikipe ya Rayon Sport iyo iramuka ije gatsinda, ibintu rwose byari biragenda neza. Abasaza ba Rayon Sport bavuga yuko bagambaniwe cyane bihambaye na Ferwafa ndetse n'ubuyobozi bushinzwe imikino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni kenshi bagiye batabariza inzego zigiye zitandukanye, ariko ubutabera ntibabasha kuba babubona, kuko buri muyobozi wese yari azi impamvu Rayon Sport yatakaga, ndetse nta kintu bigeze babikora kuko babibonaga n'amaso, ariko ku bisubizo bikaza kuba byabananira.
iyi kipe ya Rayon Sports yakorewe akagambane gakomeye cyane, dore ko imitego yagiye isimbuka yari imitego myinshi, dore ko yagiye iyobora imikino igiye itandukanye guhera ku mukino wa 27 rwose, umukino ukagenda iyobora n'urutonde rwa shampiyona ndetse kandi ihagaze neza. Abakinnyi bari bahagaze neza, defense ihagaze neza, za mediane ndetse na ba rutahizamu ndetse n'abazamu bacu ndetse n'abatoza nabo byari byifashe neza rwose, ubona ko n'ahantu umwenge ushobora kuba waboneka, ariko nyamara kubera ko twari twarinjiriwe na Ferwafa, kuko na kenshi iratuzira, ntabwo iba yifuza ko iyi kipe ya Rayon Sports yatwara igikombe kandi ikipe ikomeye cyane nka APR ihari. Ibi ngibi rero nibyo twazize, ariko nta kundi niko ibintu bigenda mu mupira w'amaguru, habasha kubamo ibyishimo ndetse n'ibibazo bikomeye ndetse n'agahinda gakabije cyane. Gusa nk'uko indangagaciro zacu z'aba Rayon Sports zivuga ko mu byiza no mu bibi Rayon Sports uzahora ku mutima, niyo mpamvu rero tudakwiye kuba twayitererana muri ibi bihe bikomeye cyane. Abasaza ba Rayon Sports nyuma yo gutakaza iki gikombe cya shampiyona bavuze yuko ibi ngibi byarangiye ndetse byarangiranye n'igihe cyabyo, reka bategure ahandi hazaza, barebe ko byibuzeho hashobora kuzagira icyo habyara umusaruro, ndetse banakomeze bashakishe n'umutoza ushobora kuza gutoza iyi kipe ya Rayon Sports, dore ko Rwaka Claude yari yaturutse mu kipe y'abagore ariho yari asanzwe atoza, ariko kubera ko hari habayeho ikibazo cyo kwirukana Robertinho, bakaza kuba bamwifashisha kugira ngo abe afasha iyi kipe kugira ngo ibashe kuba yagera ahazaza heza. Gusa ibintu byakomeye cyane, iyi kipe ya Rayon Sports ikaba irushwa amanota akaba morane, ni amanota menshi cyane, ni amanota atumye iyi kipe ya Rayon Sports icika intege. Gusa umukino ukurikiraho sinzi koko nimba ikipe izabasha kuba yawukina, kuko yawukina itawukina ibintu rwose byarangiye, nta magaruriro ahari yo kuba igikombe cya shampiyona cyakongera kugaruka mu kipe ya Rayon Sports. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru.